umva aka kantu. Iri jambo Bruce Melody akirivuga abantu benshi bahise bifata ku mutwe batekereza abarimo The Ben ndetse na Meddy, bibaza bati ese yaba yibagiwe ko aba bahungu bamutanze mu muziki. Hari ku itariki 20 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2020 umuhanzi Bruce Melody akora indirimbo yitwa Abu Dhabi, arangije mu kuyitangira atambikamo akantu ka 001. Ibi ngibi byahise bituma abantu benshi bibaza cyane ku magambo yari amaze iminsi atangaje avuga ko aba bahanzi bombi, ubwo ndavuga The Ben ndetse na Meddy, ari abanebwe. Reka uyu munsi nkwinjize muri bifu yaciye ibintu cyane ku mbuga nkoranyambaga umwaka ushize wa 2025 ubwo abahanzi bombi biteguraga gukora igitaramo cyabo bari bise The New Year Groove. Ni igitaramo cyari cyateguwe na The Ben ariko kigatizwa umurindi cyane na bifu y'abahanzi. Ubundi aba bahanzi bapfuye iki? Ubundi byatangiye bite kugira ngo abahanzi bisange bombi, umwe afite uruhande rwe n'undi afite uruhande rwe, bamwe babe abataye Gabi abandi babe ba Munyakazi? Bruce Melody winjiye mu muziki yifitiye intego yo kwiririmbira mu bukwe, ubundi agahura n'ikigeragezo cyo kuba yakuraho agahigo kari karaciwe n'uwitwa King James. Uyu nguyu rero akaba ari we wari uyoboye cyane mbere y'umwaka wa 2015 mu bahanzi barimbaga mu bukwe. Ubwo rero Bruce Melody yazaga mu muziki yaririmbaga indirimbo asa naho ashaka kwigarurira abantu bo mu bukwe, ariko ntibyamukundira. Competition ya mbere yagize yari yo guhangana n'indirimbo zari zaraciye ibintu mu bukwe za King James. Bruce Melody abonye ko gukuraho ibigwi bya King James bigoye yahise abivamo, hanyuma yahise atangira competition yo guhangana n'abahanzi bari muri Primus Guma Guma Superstar. Umwaka wa 2017 yaje kugira amahirwe yo kwinjira muri Coke Studio, niwe muhanzi wa mbere wari ubashe guca akagahigo ko kwitabira ibitaramo bya Coke Studio. Muri ibi bitaramo yahuriyemo n'abarimo Khaligraph Jones. Nyuma yo kuva muri ibi bitaramo nibwo yatangiye kuzamura izina rye no kugaragaza ko ari umuhanzi utanga icyizere cyo kuba yaca agahigo nk'akari karaciwe na The Ben ndetse na Meddy. Umwaka wa 2018 Primus Guma Guma Itazuyaje yahise imugira umuhanzi wa mbere wegukanye iri rushanwa, ari nawe warisoje ku munsi wa nyuma, dore ko nyuma yaho iri rushanwa ryahise rinahagarara. Muri iki gihe Bruce Melody wari umeze neza, ufite amakorabo meza kandi akomeye, yaje guhura n'uwitwa The Ben bapanga gukorana indirimbo yabo ya mbere. Mu magambo yatangajwe na Bruce Melody nyuma yuko iyi ndirimbo yari yanze gusohoka, yahishuye icyatumye idasohoka, dore ko Bruce Melody yavuze ko ubwo yajyaga kureba uyu muhanzi The Ben yasanze ari kwikinira PlayStation, hanyuma we akarikodinga igika cyagombaga kujya mu ndirimbo yabo bombi, ariko agategereza ko The Ben azashyiramo iki agaheba. Ibi ngibi rero byaje gutuma atangira kumushinja ubunebwe, avuga ko mpamvu bakoraga indirimbo imwe iyindi igasohoka nyuma y'imyaka ari uko bahaga bibereye muri PlayStation mu gihe we yari ari gukora cyane. Muri iki gihe uwitwa The Ben yari amaze iminsi akoze amakorabo agiye atandukanye, arimo iyo yakoranye na Tom Close yitwa Thank You, arimo niya K8 Kavuyo, akabamo na Habibi yari amaze iminsi ashize hanze, akabamo niyitwa Fine Girl. Izi ngizi zose izari ziri kuri album ye ya kabiri yise Amahirwe ya Nyuma. Bruce Melody nawe ntago yari yicaye kuko yari ari gukora indirimbo zirimo Ikinya Bloka Emberazo yakoranye na Shiba, harimo n'ikinyarwanda cy'imihanda ingiriro yayikoranye na Riderman. Muri iki gihe aba bahanzi bombi bari bahagaze neza kandi abanyarwanda bari kubakunda. Bruce Melody abonye ko The Ben amwiriyeho yahise akora adasubira inyuma, nibwo yahise akora indirimbo ayita Abu Dhabi. Iyi ngiyi rero niyo yatangiye avuga ngo 001, agaragaza ko abandi bahanzi badakora ari we wenyine uri gukora kugira ngo abihamye. Yahise akorana indirimbo na Khaligraph Jones, bakorana indirimbo bise Sawa Sawa. Nkaho ibyo bitahagije ahita akorana n'umuhanzi Harmonize, bakorana indirimbo yitwa Totally Crazy mu mwaka wa 2022 mu kwa gatatu. Nkudahagarara nka Munyakazi nka 001 yarakomeje kubigaragaza, akorana indirimbo na Inazbi bayita Aleze, arongera akora Funga Macho mu mwaka wa 2023. The Ben nawe yabonye ko ibintu bitoroshe, akomeza nawe kugaragaza ko akiri umuhanzi ukomeye. Ni mu gihe abantu bari batangiye kumugereranya n'uyu muhanzi Bruce Melody. Yahise akorana indirimbo na Otilo Brown ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, harimo n'umugore wo mu gihugu cya Uganda bita Neema Namakula. Bruce Melody yakomeje guca uduhigo twinshi, dore ko yahise asubiranamo indirimbo Funga Macho
n'umunya-Jamaica Shaggy bayita When She's Around cyangwa se ngo iyo ahari. Ni indirimbo yakunzwe n'abatari bakeya dore ko iyi ndirimbo yatumye uwitwa Bruce Melody yitabira ibitaramo bigiye bitandukanye byo hanze, ibitaramo bitari byaritabiriwe n'undi muntu uwo ari we wese. N'ama interview menshi yakoreye ku mugabane wa Amerika nka New York ku maradiyo agiye atandukanye atarigeze yitabirwa n'undi munyarwanda wese. Nyuma y'ibi ngibi abantu benshi batangiye kumugereranya na The Ben. Ahangaha rero niho impaka zatangiriye. Bruce Melody wari umaze gukorana n'abahanzi barimo Khaligraph Jones, Harmonize, Eddie Kenzo ndetse na Shiba, yongeye guhura na The Ben bariyunga, bongera gupanga gukorana indi ndirimbo ya kabiri yagombaga gusimbura iya mbere, bagakuraho beef bari bafitanye. Indirimbo ya kabiri bagombaga kuyikorera muri Country Record ahari mu mwaka wa 2021 ariko birangira nayo idasohotse. Kuva iki gihe aba bombi batangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, umwe asebya undi n'undi asebya undi, ariko nanone bakongera bagacurika abanyarwanda mu rwego rwo kwicururiza, cyane ko benshi batekerezaga ko ari bifu, bakajya bakabona abahanzi bombi barongeye bavuganyeho neza. Mu mwaka wa 2023 tariki 29 mu kwa 9 The Ben yavuze ko afata Bruce Melody nka petit frere we, ni mu gihe na Bruce Melody yaramaze iminsi atangaje ko The Ben ari umuhanzi mukuru kandi amwubaha cyane. Nyuma yaho bongeye kuyikoroza ku mbuga nkoranyambaga ubwo The Ben bamubazaga ku kibazo cyo kuba we na Bruce Melody badacana uwaka, akavuga ko agomba kwihangana ibyo bintu bibaho mu muziki, ngo cyane ko nawe byigeze kumubaho ubwo yajyaga muri Nigeria guhura n'umuproducer bita Kira Beat. Nguyu rero yasanze nawe ngo ari kwikinira PlayStation n'uwitwa Techno Miles, nawe ngo bishoboka ko yamwishyuye. Bruce Melody acyumva ibyo bintu nawe yahise yikoza ku mbuga nkoranyambaga yongera gusebya uwitwa The Ben. Hanyuma amakimbirane yabo akomeza gutyo kugeza mu mwaka wa 2024 ubwo uyu nguyu The Ben yateguzaga album ye yise Plenty, agashyiraho indirimbo ariko zigasohoka ari nkeya bitandukanye n'izo yari yarateguje abantu. Bruce Melody akaza aca agahigo ko gusohora album yarigizwe n'indirimbo zirenga 20. Ubwo abahanzi bombi bari kwitegura igitaramo bagombaga guhuriramo bari bise The New Year Groove. Iki gitaramo cyari cyateguwe na The Ben ariko yifashisha Bruce Melody kugira ngo abantu baze kukitabira ari benshi, cyane ko ku mbuga nkoranyambaga aribo bantu bari kwigarurira imitima y'abanyarwanda, aribo bayoboye entertainment yo mu Rwanda. Bruce Melody ndetse na The Ben bahuriye muri press conference. Ahangaha bombi bahatangarije ibintu bidasanzwe dore ko abafana babo aribo ba Tiger B ndetse na ba Munyakazi abahise batangira gukubita agatoki ku kandi ngo tuzareba uko bizaba byifashe. Byatewe n'ikirero uwitwa Bruce Melody yafashe ijambo avuga ko agiye gusohora indirimbo mu minsi itarenze 3, hanyuma na The Ben nawe ahita ahaguruka ko kanya nawe avuga ko mu minsi itarenze 5 nawe ari busohore indirimbo zabo zarashize zijya hanze, dore ko Bruce Melody ku itariki 17 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025 yahise ashyira hanze iyi ndirimbo ayita Munyakazi. Kugeza ubu ngubu imaze kurebwa na miliyoni 2 ndetse n'ibihumbi 49. Iyi ndirimbo yakorejemo amashusho yagaragaje utuntu tumwe na tumwe abantu bahuje n'ubuzima bwa The Ben, bivugwa ko ari we yavugaga. Muri iyi ndirimbo yagaragajemo umutipe uba ufite umusatsi we akamuha umuyaga ugahita ugwa hasi, bakabigeranya rero na The Ben wigeze kwambara dread za plant, bikavuga ko rero ari we yashakaga kugaragaza muri iyi ndirimbo yiwe Munyakazi. Nanone yongera kugaragaramo afite remote bakoresha mu mikino ya PlayStation, aho yashaka kugaragaza ibyo yahoze avuga ko The Ben ari umunebwe. Mu gihe abakunzi ba The Ben bari bategereje kureba nawe icyo ari bubivugeho, nawe ku itariki 27 z'ukwa 12 mu mwaka wa 2025 ari yashize iminsi itarenze 8 The Bruce Melody asohoye indirimbo ye. The Ben nawe rero yahise ashira indirimbo hanze ayita Indabo Zanjye. Iyi ndirimbo yagaragajemo uwo bita Nyamabondo, n'umugabo ukunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga ari mu biganiro ari kumwe na Bayakamwana ndetse na Banzovu, dore ko nguyu rero abantu bavuze ko yamukoresheje nk'umu actor yagombaga gukina ameze nkaho ari Bruce Melody. Uyu mugabo rero agaragara muri iyi video bamuha inkweto za Air Force bakamubwira gukuramo izo yari yambaye, bagahita bagaragaza ko izo yari yambaye zari zicitse. Abantu rero bakaba barabihuje no kuba Bruce Melody agitangira umuziki baramwitaga Kinyusi. Muri indirimbo The Ben yashizemo amashusho yo kwa muganga, byagaragaraga nkaho hari umuntu bagiye kubaga inda, abantu rero bakaba barabihuje no kuba Bruce Melody mu nkuru zagiye zitambuka mu myaka yashize baravuze ko yakoresheje plastic surgery cyangwa se yaba yaribagishije inda, nubwo ibi ngibi yaje kubihakana. Ibi bintu byo gukorerana indirimbo ntago ari ubwa mbere bibaye muri industry y'umuziki, dore ko no mu gihugu cya Tanzania uwitwa Alikiba ndetse Diamond nabo bigeze gukoza
kwigabanyaho nabo bagakora ibintu bisa n'ibi ngibi. Uwitwa Alikiba mu gihugu cya Tanzania ndetse na Diamond abangaba nabo bigeze kugirana beef ikomeye cyane, aho guhera mu mwaka wa 2014 aba bombi batangiye kumvikanaho umwuka utari mwiza hagati yabo, dore ko abafana babo nabo batangiye kubahanganyisha. Mu bintu Alikiba bivugwa ko yashinjaga Diamond, yamushinjaga kukuba hari mirongo ye yasibye mu ndirimbo bagombaga gukorana mu mwaka wa 2014, abantu bagakeka ko rero iyo ndirimbo yaba ari indirimbo ya Alikiba yitwa Mwana. Iyi ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 2014, bivugwa ko rero yari yarayikoranye n'uwitwa Diamond Platnumz, ariko Diamond nyuma ntibumvikane bikarangira akuyemo amagambo ye n'igikace yagombaga kuririmba muri iyi ndirimbo. Beef yabo yatangiye ubwo ngubwo abantu batangira kubahanganyisha, dore ko bigeze mu mwaka wa 2018 aba bahanzi bigeze guhurira muri tour yari yabereye muri Oman, bakaza gukina umukino wa PlayStation. Ni umukino bakinira kuri internet, buri muntu agahitamo ikipe ari bukinisha. Ahangaha Alikiba yabetingiye ikipe ya Real Madrid, mu gihe Diamond we yari yabetingiye ikipe ya Barcelona. Mu mikino itatu Diamond yabashije gutsinda imikino igera kuri 3 uwitwa Alikiba, mu gihe Alikiba we yari yatsinze imikino 2 gusa. Alikiba ntabwo yanyuzwe n'uyu mukino, byarangiye asabye uwitwa Diamond ko bakomeza gukina uyu mukino, ariko Diamond arabyanga, aramusunika bya bindi byo kwiyemera ku muntu iyo umaze kumutsinda. Diamond yahise avaho ngaho, Alikiba asigaye ababaye, niho beef yabo yatangiriye. Abantu benshi batangira kubona ku mbuga nkoranyambaga umwe asebya undi. Ni mu gihe rero abangabo nabo baje guturana indirimbo izo bita diss songs. Ikubitiro uwitwa Alikiba yakoze indirimbo yitwa Mediocre, cyangwa isobanuye ngo ikintu cya fake, ikintu cyagoswe, ikintu kiraho ngaho. Indirimbo yayisohoye mu mwaka wa 2020, aho muri iyi ndirimbo yitakagizaga cyane, asa n'ubwira Diamond amubwira ko umuziki awumazemo imyaka igera kuri 18, muri iyo myaka yose akiyoboye, akiri hejuru. Akaba muri iyi ndirimbo yitaga Golden Sugar. Hashize iminsi 7 gusa iyi ndirimbo igiye hanze yari maze kuzuza miliyoni zigera kuri 2. Iyi ndirimbo rero ikaba yarasohotse tariki 24 z'ukwa 9 umwaka wa 2020. Nta cyumweru giciyemo mu ijoro ryo kuwa 2 mu kwa 10 tariki 22 Diamond nawe yahise amusubiza mu ndirimbo yise aho nisumbuwi. Yarashaka kumubwira ko nta kintu yamutwara ngo atamustressa, ko ibintu bye byose akora biri hasi yazimye, kandi ko nta kintu gifatika agifite. Aho ngaho yabwiraga Alikiba mu ndirimbo Diamond yakoze yari ifite iminota 3 ndetse n'amasegonda 13. Amakimbirane yabo guhera ubwo yahise atangira kuzamuka cyane, abantu benshi batangira kujya ku ruhande rwa Simba, abandi bajya ku ruhande rwa Kiba. Abangaba bose rero bakaba bariyitaga abami b'injyana ya Bongo Flava. Abafanaga Diamond bakiyita Team Simba, abafanaga Alikiba bakiyita Team Alikiba. Abangaba rero bakomeje guhangana, bamaze kubona ko ibintu byabo biri gutwika cyane. Abangaba bivugwa ko bumvikanye ko bagiye gukomeza gusa naho bari gushamirana kugira ngo bakomeze kwigarurira imitima y'Abanyatanzania, dore ko byaje kugaragara mu gitaramo aba bombi bahuriyemo. Ni igitaramo cyari cyateguwe na Wasafi, aho Alikiba yitabiriye iki gitaramo ndetse bakanasuhuzanya ku mugaragaro. Abantu bahita bakeka ko aba bahanzi babikora babizi ndetse baba babipanze, kimwe n'ibyabaye ku bahanzi bacu ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026. hari mu gitaramo cyari cyateguwe na The Ben The New Year Groove. Aba bombi rero barakitabiriye kandi bakora performance nziza. Abantu mu gihe batekerezaga ko aba bahanzi bari buze kuba bahanganye mu byo bita battle, umwe aririmba undi ajyaho, ariko baraje bikora performance ubundi baritahira.